rya Yesu. Murengezi mwiza, ndahagarika ubugwayi mu gihugu cy'u Rwanda, ndahagarika ubugwayi, ndahagarika kanseri mu izina rya Yesu, ndahagarika amadiyabete, ndarabonema. Aya masaha ndasenze kugira ngo bantu bawe Yesu bari baboshe babohoke mu izina rya Yesu. Abagwaye ngwara zananiranye nonaha Imana nibakize. Dawidi TV cyo mu ijuru yantumye gusenga, yantumye gusengera wowe umurikiranye. Ikintu cyitwa umwuka wera nabonye gihagarara, kandi uyu mugambi Satani yaje avuye ikuzimu aza ku isi afite umugambi wo gucecekesha, wo gupirata umwuka wera n'abitwa ngo bavugana n'Imana. Mwabahanuzi mwe, mwabanyamwuka mwe mufitanye konegisiyo n'Imana, mwongera ibihe byo gusenga, kubera ko Satani yavuye ikuzimu afite umujinya, afite umujinya. Yazanye ingurane kugira ngo abahanuraga, abavuganaga n'Imana bashyigweho igitutsi. Mwuka wera ugiye kwangwa. Nabonye izi nyenyeri zinjira mu nsengero, umuntu yahanura agifite ya nyenyeri y'umwuka wera, bakamucecekesha bakavuga ngo ntabwo ari Imana. Niba ahantu henshi bisigaye bihaba, ugasanga umuhanuzi yahanura ngo ntabwo ari Imana. Nta hantu hamwe nigeze kwinjira mu rusengero, umuhanuzi arangije arahanura, amaze guhanura pasiteri abwira korari ngo niririmbe, kandi Imana yari ije kuvugana n'abantu bayo, Imana yari ije kugira inama abantu bayo. Hari umuririmbyi nakunze yaravuze ngo nubona ko ugikora ibyo ushaka uzamenye ko Mwuka wera yabonye uyoborwa n'umubiri wawe yarangiza akigendera. Nubona ko umubiri wawe utangiye kujya ugutegeka ibyo ukora, kwiba ukabona nta ribi, wasoma ku nzoga ukabona nta kibazo, wavuga mwene se ukabona nta kibazo. Muririmbyi yavuze ngo uzamenye ko uwo mwuka yabonye ko uyoborwa n'umubiri wawe yarangiza akigendera. Imana yantumye ngo mbwire abahanuzi babe maso, basengera inyenyeri ziri muri bo, kuko Satani azanye ingurane. Satani azanye ingurane mu bahanuzi, Satani azanye ingurane mu banyamwuka. Uyu nguyu azajya ahanura ari mu rusengero, nibarangiza bagire gute? Bamucecekeshe. Wowe ugifitiye inyenyeri y'umwuka wera, bwira Imana iguhishe, bwira Imana iguhe ubwenge ugomba gukoreshamo iyi nyenyeri. Iyi ni itangazo rya mbere. Itangazo rya kabiri ryaneye ubwo, nagiye kubona mbona ikuzimu havuye ikintu cyitwa abantu b'abadayimoni, ariko baza biyoberanyije mu buryo bw'abantu bameze nk'abagwayi. Mana yigeze imbwira mu minsi yashize, irambwira ngo mbwire abantu bamenye iki? Bamenye ubwenge, kuko Satani kimuzanye aje gusahura abantu b'Imana, aje kugira abantu b'Imana bakene. Buri muntu wese akomeze icyo afite, kuko Satani aje kwiba abantu b'Imana, Satani aje gusahura abantu b'Imana, aje kubagira iki? Abakene, aje kubagira abatindi, aje kugusubiza mu mubabaro, aje kugusubiza mu gahinda, aje kugusubiza mu kwiganyira. Buri muntu wese ufite icyo afite nagikomeze, kuko Satani aje kugira gute? Aje kwiba abantu b'Imana. Nabonye ikuzimu hava abadayimoni baza ku isi, ariko baza mu buryo bumeze nk'abagwayi. Noneho abangaba nagiye kubona mbona baraje, bamaze kuza baza bameze nk'abakeneye gufashwa. Noneho mbona imbere yabo hatonze umurongo munini. Mbona batonze umurongo, imbere yabo hari abantu benshi. Noneho abangaba bari bavuye ikuzimu, bari bateze amaboko. Nabonye bateze amaboko bameze nk'abantu bari gusaba.
nabonye bateze amaboko bameze nk'abantu bari gusaba, ariko kandi bari biyoberanyije. Noneho nagiye kubona mbona ba bandi bari imbere yabo, hari abari bafite ibintu mu ntoki, bafite ibintu by'agaciro mu ntoki. Ba bandi bari gusaba bashakaga ko ba bandi bari imbere yabo babaha bya bindi biri mu ntoki zabo. Nigiye kubona mbona ba bantu bagize impuhwe, bamaze kugira impuhwe, uwari ufite ibintu mu ntoki arabitanga, biha ba bandi bari gusaba. Wari ufite amafaranga arayatanga, wari ufite abantu muri ba bandi bari mu buryo bwo gusaba barafashwa bikomeye cyane. Noneho ba bandi bafashije mbona bahindutse abakene, bagiye mu cyimbo cya ba bandi basabaga. Imana irambwira ngo ni amayobera, ni n'amanyanga Satani akoze mu buryo bwo kugira ngo asahure bya bindi by'agaciro ba bantu bari bafite, kugira ngo babahindure iki? Babahindure abakene. Abari batunze babiki babe abakene. Biriho muri iki gihe, ugasanga umuntu aragiye akodesheje cyangwa se agiye mu bitaro, abwiye nk'umurwayi, aramubwira ngo impapuro wivurijeho emera dukore, emera ngo ngiye kugukorera ubuvugizi. K'abantu benshi babikora, ariko kandi bakabikora mu buryo bw'ubujura, bakabikora mu buryo bwo gusahura. Ngiye kugukorera ubuvugizi, madena yishyurwe, ibintu bimeze gutya na gutya. Umuntu agatira umuntu w'umubyeyi wenda ufite nk'ideni risaba nka miliyoni 10 cyangwa miliyoni 20 cyangwa miliyoni 5, yarangiza akajya nko ku kinyamakuru runaka cyangwa kuri televiziyo, wa muntu akamwiyitirira, akavuga ngo ni umubyeyi wanjye, akeneye kugira gute, akeneye gufashwa. Nuko umuntu wari ufite amafaranga kuri banki, akabona wa wundi koko birakwiye ko afashwa, akayatanga. Ni amayobera Satani akoze kugira ngo asahure abantu b'Imana. Mwa bantu mwe mugira ubwenge, Bibiliya iravuga ngo naho natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ariko nta rukundo ntacyo bimaze. Mushake Imana ibahishe, mushake Imana ihumura amaso yanyu, mubashe kureba amanyanga ya Satani n'imikorere ya Satani arimo arakora kugira ngo ayobye abantu b'Imana. Satani yahagurukije aba bantu ikuzimu, ariko bahaguruka mu buryo bwo gusahura abantu b'Imana. Uwari ufite akamusahura ibyo yari afite. Ntabwo abantu bose ari abo gufashwa, ntabwo abantu bose ari abo gufashwa. Nabonye abangaba baje mu buryo bubabaye, bariyoberanya, baza bakeneye gufashwa, ariko kandi ari umugambi wo kugira ngo Satani asahure abantu b'Imana. Bibaho. Ugasanga umuntu yiyitiriye nk'umuntu ufite ubumuga runaka, ariko kandi afite icyo amushakaho, afite inyungu agize gute, amukeneye. Ugasanga aramubwiye ni rero turagenda, uvuge ko ndi mukuru wawe cyangwa uvuge ko ndi mama wawe, nitubishyira ku itangazamakuru baraduha amafaranga menshi, turavuga ko wabuze amafaranga yo kwishyura. Akabikora mu buryo bw'ubujura. Satani akoreye muri we kugira ngo agire gute, asahure abantu b'Imana. Bikunda kubaho mu mbuga nkoranyambaga. Mwebwe mufite amaso areba, mushishoze, mwebwe musaba Imana ubwe. Ntabwo abantu bose bakwiriye gufashwa. Imana yantumye ngo mbwire abantu bagire gute, basenga Imana, bashaka ubushuti hagati yabo n'Imana, kubera ko Satani aje kugira gute, aje kwiba abantu b'Imana. Abahanuzi nimusenge. Naje mu mwuka wo gusengera abantu, naje mu mwuka wo gusengera abanyamwuka, wo gusengera ndetse n'abahanuzi, kugira ngo Imana ibahe kuba maso, izi nyenyeri batazisanga Satani yabaguraniye, yabahaye pirate. Kubera ko ingurane Satani yayizanye, ingurane yagize gute,
yayizanye. Satani yateje ibintu bijyanye no kutumvikana ku mbuga nkoranyambaga, usanga nta muntu wumvikana n'undi, usanga abapasiteri bumvikana birirwa basebanya, bamaze kumiriza inyenyeri zibatera kutumvikana. Satani yamaze kubaha ingurane. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itabara abantu b'Imana. Umuntu yahanura ngo ntabwo ari Imana, ngo akorana n'imyuka mibi kubera umwuka w'ishyari. Ni ingurane Satani yamaze kuzana ku buzima bwawe. Imana yantumye ngo mbwire abantu basenge, bashaka ubushuti ku Mana, sengere abanyamwuka kugira ngo izi ngurane Satani yohereje, wowe wa munyamwuka, wowe wa muhanuzi we, Imana izaguhe kuba maso, kubera ko ntabwo byoroshye. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Naje gusengera abahanuzi kugira ngo be kuzemera kwakira ingurane. Bivuze ngo ni amasezerano Satani agiye gusinyana n'abahanuzi n'abakozi b'Imana n'abanyamwuka kugira ngo iby'agaciro babitakaze. Nibarangiza bakire ibindi bituma ibyo bavugaga bizima babitakaza. Dawidi TV.